Shalom shalom. Uyu munsi ni kuwa gatanu, ni itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu, umwaka wa 2026. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Samweli wa kabiri ibice 9. Umwami Imana yampaye iri jambo kubwayo rivuga ngo niba ukiriho uri umukandida ukugirirwa neza n'Imana mu mwuzuro wose w'Imana yanditse ku buzima bwawe, gifite imbaraga zo kuvuguruza icyavuzwe cyose ku buzima bwawe kugira ngo uhagarare wende. Samweli wa kabiri 9 haravuga ngo bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Kandi mu nzu ya Sawuli hariyo umugaragu witwaga Siba. Baramuhamagara 3. Umwami arabaza ati harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Nanjye reka nkubaze, nibikunda kandi kinkubajije nawe ushaka abantu nk'icumu kibaza ubohereza ino message. Ese hari ukiriho kugira ngo Imana imugirire neza mubi wanyu? Amen. Umunyarwanda yaravuze ngo ntabapfira gushira. Uracyariho? Niba uriho vuga ngo Mana ndagushima ko nkiriho. Amen. Na mbere yuko hari ibyifuzo warema, na mbere yuko hari ibyo wakorera Imana, dore ko tuzi ko ibyo Imana ikora iduca ibyo twayikoreye. Kuba ukiriho uri umukandida ukugirirwa neza n'Imana. Uyu mugabo yavuze ikintu gikomeye cyane. Hari ukiriho mugirire imbabazi z'Imana. Kwezi kwa 5, kwezi kwa 6, hari umuntu ukiriho ngo yakire imbabazi z'Imana. Amen. Mu muryango wawe hari uriho Imana ngo imugirire neza. Mu gace utuyemo hari uriho ngo Imana imugirire neza. Mu bo mwiganye amashuri hari uriho ngo Imana imuzamure. Mu bo mwaragiranye amatungo amashyo hari ukiriho ngo Imana imugirire neza. Mu gihugu cyanyu, mu nshuti zawe hari uriho ngo Imana imugirire neza. Yego arahari. Niba hari rero, kenyera, itegure, reba wa mwambaro wabitse mwiza, ureme ikirori, witegure kubona ikirori cy'iby'Imana ije gukora mu buzima bwawe, kandi biza kuba bisubiza ibibazo byinshi wibazaga ku buzima bwawe. Umwami arabaza ati harya ntawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana? Siba arasubiza ati yego haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. Ariko Basiba Imana ijye bababarira. Basiba ni bantu ki? Basiba ni abantu bafite amakuru yuko tukiriho. Ntujya wumva umuntu akoza ngo ese uracyabaho, uracyariho. Uzajya umenya ko yarazi ko wapfuye, abazi kutagihari, abazi yuko hawe hatakibukwa, abashaka kubavuga uti ushaka kuba mu mva zihari nawe yiwirimo. Niba byiza ntuzajya ubaza umuntu ngo uracyariho, kandi nyine uri kumubona ko ariho jya uvuga uti Imana ishimwe ko ugihari. Ariko yo kubaza ngo uracyariho, none se yapfuye ahagaze? Oya, uracyariho? Oya, nyine ariho. Siba rero ni abantu baba bafite amakuru yuko abantu bariho, ayo baba bayafite, ariko bafite n'andi makuru ku ruhande yuko nubwo bariho baramugaye. Ageze igihe cyo gushakwa ariko afite ubusembwa, ageze igihe cyo kubengukwa ariko afite ubusembwa. Hari ahantu pozisiyo bashakamo umuntu wayikoramo yanabishobora, afite n'ubushobozi buruta bw'ibyo basaba, ariko afite ubusembwa. Mbahuje n'uriya muntu ndabizi baba inshuti byagera kuri, ariko hari icyo mugaye. Basiba ni abantu bagira rikodi mu buzima bwacu z'ibintu bimwe biba ari n'ukuri, ariko ibindi aba ari icyuka, aba ari ikiyaga. Usanga yagiye kukuvuga avuga ikintu kimwe kandi ari ibintu byinshi byiza kuziho, avuga ikintu kimwe cyiza kuziho, agashaka ibintu bitanu aza gukurikizaho bibi, kugira ngo uwakubwira akuzinukwe nk'umubwiwe n'umuntu ukuzi. Uzi abantu bagaragaje ko batuzi bakatuvuga uko tutari, bagafunga imiryango yo guhura n'abandi bantu kubera icyo bavuze. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 6, abantu bafite umwuka wa Siba ku buzima bwawe bazibe by'iteka ryose. Siba adahari Imana yakoresha n'undi muntu.
Siba ni umuntu uvuga ngo yego ni mwiza ariko afite inenge, yego ni mwiza ariko n'umunyantege nke, kandi bahora bifuza ko amakuru bavuze yose yakemerwa. Imana ni igitangaza. Uzi ko hari igihe umuntu akuvuga nabi cyane bigatuma umuntu ari kukubwira gukunda cyane kandi atakuzi, kuko igihe cyageze ngo Imana ifungure umuryango. None se ugira ngo ibintu yabwiye Dawidi hari icyo byamutwaye? Kandi byari ibintu bibi. Ubundi Dawidi ntiyarabajije ngo hari uwasigaye mu muryango wa Sawuli cyangwa Yonatani utamugaye mugirire neza? Ntabwo yari yashyizemo kondisiyo z'umuntu ukenewe, aba atamugaye, aba adafite ikibazo. Nta kondisiyo Dawidi yari yashyizemo. We yabajije niba hari ukiriho. Ashobora kuba akiriho ariko yaravunitse akaguru, ashobora kuba akiriho ariko akaboko karavuyeho, ashobora kuba akiriho ariko ijisho ritareba neza yambaye rinete, ashobora kuba ariho ariko agenda yishingikirije agakoni kuko umugongo waravunitse, ariko ariho. Abantu babika abandi bakiriho mwaretse, abantu babika abandi bakiriho mwagabanyije, abantu bashyiraho abandi iherezo k'Imana ari umubyeyi mwarekeye aho ngaho. Kuba uriho uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Imana ishimwe ko ibintu byose unyuzemo bitagukuyeho. Kuba ukiriho, niyo waba uri mu sonde eshanu, niyo waba uri muri bombone, kuba ukiriho uri umukandida w'ineza y'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Nubwo Siba yamuvuze mu buryo bubi, kuko wibuke ko Siba yavuze ibintu azi neza. Ushaka kuza kumva ndi kuvuga Siba ukagira ngo ni ishyari mufiti, ndi gucukumbura Siba. Siba ashaka kuba umuntu mwiganye, ashaka kuba umuntu muturanye, ashaka kuba umuntu mukorana. Siba yaba umuntu mugendana muri bisi buri gitondo. Siba yaba umuntu muhurira ku iperu kuri tere. Siba yaba umuntu mwahuriye mu ndege yewe. Siba yaba umuntu mujyana kuranguranwa mu Bushinwa. Siba yaba ahantu hose. Siba ya muri iyi si umuntu kugira ngo akundwe abanza kuvuga ko abandi ari babi. Siba yaba ahantu hose. Umwuka wa Siba ndumva Imana ivuma mu buzima bwawe uyu munsi, ubyakire cyane. Umwuka wa Siba hari amasezerano wahagaritse, umwuka wa Siba hari ibitangaza wahagaritse, umwuka wa Siba hari imiryango wafunze ku buzima bwawe. Kubera iki mvuze Siba gutya? Siba yari abizi neza ko umuntu umugaye ibirenge atagera ibwami. Mu yandi magambo, iyo neza ushaka kugirira Siba ko ari ikimuga wayingiriye mwami ko mpari, nako ushaka kugira Mefibosheti. Iyo neza ushaka kugira Mefibosheti iramara iki? Ko natwe duhari mwami. Twe ntitumugaye, twe twarahageze ibwami. Ngira none ubwo kumva ayo makuru, abo bantu n'abavandimwe babugufisha ko ari nka marume, siko biri, ari nka marume wa Hamani. Yesu ashimwe. Hamani ngo yumvishije ibintu byose benda kugirira ngo umwami akunze kuba, ngajya avanga ubura ninge bagiye kubikorera. Siba ashobora kuba yaravuga guti nimvuga kamugaye, umwami aravuga uti mbyifatire, n'ubundi nabigambiriye byitwarire. Erega umuntu kwimisha umugisha ntabwo azigira awubona. Umuntu kwimisha kwicara muri iriya ntebe ntazigira yicaramo. Umuntu wanze kukuvuga neza kuri uriya muntu cyangwa akakuvuga nabi ntazigira aramira mu ntebe y'ikinyoma. Intebe y'ikinyoma birangira imeze nk'imisumari, kandi imeze nk'imisumari ikujomba utaza kubasha guhaguruka. Imeze nka za ntebe z'amashanyarazi ibihugu byatangaga ibihano by'urupfu byajyaga bishyiramo abantu. Intebe y'ikinyoma, ahantu wazamutse hejuru ubanje gusenya mugenzi wawe, iyo ntebe iryohaho igihe gito, ikindi gihe izana inyo ku kibuno. Ujye wirinda ijambo ryose wavuga kuri mugenzi wawe ribi, kuko iryo jambo tuzigira urugarura. Ushaka kugerageza kuryirengagiza, tuzigira urigarura. Mushagura nawe ukagerageza kuridefanda no kumvikanisha ko atari cyo ushaka kuvuga, tuzigera urigarura. Umugabo umwe yigeze kugirana ikibazo n'undi mugabo. Byari ibintu bisanzwe bimenyerewe nk'uko n'undi muntu wese yagira n'undi muntu ikibazo ariko gikemuka. Arangije ahimba ibinyoma byo kugenda akamuvuga nabi. Aragenda amuvuga nabi, aramwanduza, amubwira abantu bose, avuga kuntu uwo mugabo ari umuntu mubi, yamugiriye nabi. Donc ibaze umuntu aguciyeho urugero, agutambutseho inkweto yawe akayikandagira atabishaka, ni ahantu wanahanagura n'agatambara ivumbi rikavaho. Ariko umuntu agahimba ikinyoma kivuga ngo yanciye ikirenge, ngo ikirenge kindi mfite ntabwo ari icyanjye. Nicyo kintu uwo mugabo yakoze. Kari akantu gatoya batahurijeho
ariko umwe muri bo arahaguruka n'uburakari na karande na kamere n'amateka n'abazimu n'abashidodi, aragenda amuvuga nabi, amubwira abantu nabi. Nyuma y'igihe umutima uza kumurya, kuko yari yaramuvuze nabi ku kigero cyo hejuru, yaramubwiye abamuzi n'abatamuzi, runaka ni mubi, yangiriye gutya, yagize gutya, yagize gutya. Yigira inama yo kuza kumusaba imbabazi, kuko ikinyoma aho cyagera hose cyexpose uwakiremye, gishyira hanze umuntu wakidevelopye. Noneho ariko ndaryohewe. Ikintu gikomeye cyabayeho, Bibiliya we ni nziza. Njye kuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo, kandi siko bimeze, ni inkuru y'ibintu byabaye. Aje kumusaba imbabazi arambwira uti none se ngiye birashoboka ko ndibuze kukubabarira, ariko ndagusaba ko hari ibyo ukora. Icya mbere, uremera kugura inkoko? Uti yego ndabyemera. Icya kabiri, uremera kwinzanira hano? Uti yego ndabyemera. Icya gatatu, ndakikubwira uhageze. Aragenda agura inkoko mu isoko, arayimuzanira. Ageze mu rugo arambwira ngo subira ahantu wayiguriye, ugenda upfura ibaba rimwe ku rindi, ibaba rimwe ku rindi, ibaba rimwe ku rindi n'amaguru, mpaka ugeze hano mu rugo wansanze, uyimpereze, nta baba na rimwe rikiriho. Umugabo aravuga uti niba icyo ari cyo wansaba nkumva mbabariwe, icyo kiroroshye kugikora. Yumvaga ikintu amusabye ari ikintu cyoroshye gukora, ari ikintu gisanzwe n'undi muntu wese yakora. Halo abakunze message y'umunsi ugambe Imana ku buzima bwanyu, aho umuntu wose mugubwe neza. Imana nyema ari kuvugana nawe, iri iravugana n'ibintu byagutanzeho raporo mbi, uzi cyangwa se utabizi, wirengagiza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Imana ishimwe cyane. Umva ikintu cyaje kuba rero, Imana yacu iragahezagirwa. Ngo umugabo aravuga ngo ibyo bintu usabye biroroshye, ndabikora. Aragenda afuragura ya nkoko, kuraho amababa yayo yose, amugeraho amababa yashizeho. Umugabo aramubwira uti usigaje ikintu kimwe, akubabarira, kuko birasa no bigeze ku musozo. Uti se ni igiki nsigaje nacyo ngikore, izo mbabazi nzitahane? Tigenda usubira ahantu wahereye upfura inkoko, ugenda utoragure buri baba ryose ryavuye kuri iriya nkoko, urinzanire. Numara kuyanzanira hano, imbabazi ndabazigoye, nta kindi kintu gusaba gukora, birabirangiye. Umugabo aravuga ati rero ibintu byose wansabye nabikoze, tariki iki ngiki cyo sinzi ko ndi bugishobore. Umutima wanjye ndumva ubyemera ko nagikora, ariko ntabwo mpamya ko ndi bugishobore. Kubera iki? Amababa ahantu yaguye nyapfura siho akiri. Birashoboka ko nabona make, ariko kandi hamwe imodoka zayatwaye mu mapine, ayandi inyoni zayatwaye kwarika ibyari, ayandi umuyaga wayahushye mu mazi, ayandi arahandi hantu ntamenye. Ni make nabona. Aravuga turakoze, ni icyo nashaka kukumvisha. Hamwe uti ngenge kukubabarira nge nawe turi babiri, kandi kuko ndaba nkubabariye ku byo wamvuzeho byose. Utariko uzirikana ikintu kimwe, nubwo nkubabariye bwose, ntabwo icyo wakoze n'ingaruka zacyo ngiye ziza kuba zimvuyeho. Kubera iki? Uburyo wamvuze nabi, hari abantu benshi wambwiye nabo bambwira abandi, ku buryo abo bantu nawe ntuzi umubare wabo uko bangana, bigereranywa na ya mababa yagiye agwa ahantu hatandukanye. Hari abazavuka banzi nabi kuko bambwiwe nabi, hari abazanyumva bantinye kubera ko wamvuze nabi. Rero kuba nguhaye imbabazi ntibivuze ko icyo wakoze kivuyeho. Wa mugabo wamuvuze nabi arababara cyane, kuko amenye ko ibyo yavuze kuko byafekse mugenzi wiwe. Burya ijambo ribi, nubona amahirwe yo kuvuga mugenzi we ijambo ribi, uzagende urite muri toilette, muri restroom, uzagende urite muri toilette nkuko dutamo n'ibindi bintu byose, toilet paper n'ibindi bintu by'imyanda bijyana. Umuntu ntabwo amahirwe yo kuvuga umuntu nabi, uzabijyane muri toilette, wishyura igiciro cy'ijana ubijugunye muri toilette. Umuntu ntabwo opportunity, amahirwe yo kuvuga umuntu neza, uzabigurire airtime yawe niyo yabihenze, ugenda uvuga uriya muntu neza, kuko ijambo ryiza wavuze umuntu nta ngaruka izegera ribaho. We nanahemukirwa ubwizerwa wamugiriye cyangwa se bw'icyo wamuvuze, azaba ari we wihemukiye, ariko wubatse urwego nawe uzurira umunsi umwe ukeneye kugera ahandi hantu. Iyo uvuga neza mugenzi wawe,
uba urimo kubaka amayesikariye aguhuza n'ibitangaza byawe. Ugira ngo ni wowe uri kwigirira, kumbe uri kugirira, ugira ngo ni uriya muntu uri kugirira, kumbe wowe uri uragirira ubuzima bwawe utabizi. Bangaho umaze kuvuga nabi bakakwihorera, cyangwa se ntibanabizi ko wabivuze, cyangwa se bo nawe warabyibagiwe. Bangaho umaze kuvuga neza rero, Imana iguha umugisha kubwabo wavuze neza. Imana ikura umwuka wa Siba mu buzima bwawe. Siba ni umuntu ufite amakuru abiri, akuvuga igice kimwe cyiza, ikindi akakuvuga nabi. Ibyo bintu Imana ntabwo bikunda. N'Imana ari Imana izi amakuru y'ubuzima bwacu bwose, ntigira rekodi z'ibyiza n'ibibi. Ntabwo ijya yandika inyandiko y'ibyiza byawe n'ibibi byawe, yandika ibyiza byawe, ibibi ikabyibagirwa. Natwe ubwacu igitubwira ngo ibya kera mureke kubyitaho, ndarema ibishya. Kuko ibya kera ni ubuhamya bubi, ni intege nke, ni amakosa. N'Imana ijya yibuka ikibi, ariko tw'abantu nitwe dukora ibyo ngibyo. Gusa nkubwire, kuko Imana yagambiriye yuko uri buze kuhagera, urahagera mu izina rya Yesu. Haleluya. Urahinjira kubw'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana yanganirije aya magambo ndi mu nzira, irambwira ngo mbwirire abantu banjye ko nubwo bwose bandagajwe, bakojejwe isoni, bateshejwe agaciro, bavuzwe nabi n'ababagiriye neza, n'abababwiye ubutumwa bwiza, n'ababagaburiye, n'ababigishije, n'ababasengeye, n'ababishyuriye amashuri, n'ababahaye aho kuba, nubwo bwose bavuzwe nabi n'abo bantu, ariko ntibimbuza kuza kubagira neza mu maso y'abavuze nabi. Icyo kintu ko nacyumvishije cyane nkumva gikubitiye mu mutima, umwuka wera ahita ampereza kino cyanditswe rero. Nubwo bwose Siba yavuze nabi Mefiboshethi, ntibyabujije Dawidi kugira neza. Ntibiza kukubuza kwinjira muri muryango w'amahirwe, ntibiza kukubuza kwinjira mu butsinzi bwawe. Wenda ushaka warabaye delay, bisha no kutaza guca muri uriya muntu, kuko wenda uwo muntu bamaze kuroga umutima we. Ariko Imana ifite abandi bantu beza cyane kuruta uriya muntu. Imana ifite izindi nzira nyinshi nziza cyane kuruta hariya. Icyo rero umwuka wera yambwiye kukwibutsa, ibohore ku byo bavuze, ibohore ku byo bakoze, baba bumva bari mu kuri cyangwa bari mu kinyoma. Ibohore ku muntu wese uzi n'utazi, wihuze n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Umva ukuntu Dawidi yabwiye uyu mugabo, yavuze ngo Dawidi aramubwira ati, humura kuko ntazabura kukugira neza ku bwa so Yonatani. Ngenda kuramo Yonatani, shyiremo Yesu. Humura kuko Imana itazabura kukugirira neza ku bwa Kristo wagucunguje amaraso. Humura kuko Imana itaza kubura kukugeza hariya hantu kubw'ibyo bavuze, kubw'ibyo batekereje, kubw'ibyo bagambiriye. Biravuga ngo Imana yacu ihora ariyo kwizerwa, niyo twe tutayizera, yo niyo kwizerwa. Ni indahemuka, ntabwo igira injustice, ni Imana nzima. Ndagira ngo dusenge. Birashoboka ko hari umuntu wakurikiye message y'umunsi umugambi Imana ku buzima bwe, akumvira ijambo, hari umuntu ryakubaka. Reba nk'abantu 10 ubatangariza aya makuru, ubwira uti mwakiriye inkuru, namwe yubaka ubuzima bwanyu. Kuko dufite abantu, nigeze gusengera umuntu soreza ahangaha, yararwaye ameze nabi, nabitanzeho ubuhamya igihe kimwe, yaraguwe nabi ameze nabi, ari kurota nabi, ibintu bibi, aterwa n'imyuka, aterwa n'ibintu bibi. Uburwayi muganga mubona nk'uburwayi budakira, aramubwira ngo ubwo burwayi ntabwo bukira. Njye ariko duhuye, amaze kwikubita hasi tumaze kumwegura, umwuka arambwira ngo si uburwayi muganga yamuteje, ahubwo ni ijambo. Ni umuntu yikoreye, yamuvuzeho ijambo biramukomeretsa, none uwo muntu yaje mu buryo bw'indwara, murwara nk'indwara. Hari igihe urwara umuntu nk'indwara mu mubiri wawe, ukamugendana ari indwara. Umuntu ashaka kuza mu ishusho ya kanseri, kuko indwara ni umwuka. Ashaka kuza mu ishusho y'igifu. Burya iyo umuntu yakurakaje kugira ngo igifu kikurye, burya uba umufite mu gifu. Burya bari kuguharata mu nda, hari igihe guharata mu mutwe, hari igihe guharata mu mutima, hari igihe guharata mu bitekerezo. Kandi umuntu ukubabaza ni umuntu wabugufiye, ntabwo umuntu wakure yakubabaza. Uzareba umuntu wakure yagututse ntubyitaho, ariko bwirirwa nabi n'umuntu wari hafi yawe.
wumva wagira ngo umutima wawe wazanye icyuma bawusaturamo kabiri. Abantu bababaza abandi bakabanejeje, banza b'umuriro wabo uza bayikubye wa Satani inshuro 7. Nugirirwa ubuntu bwo kunezeza umuntu, uzabikore. Umwe ntacyo uzabikore. Mana ndagushimira ko utanze message nziza ibohora, itwibutsa icyo ugiye gukora n'uko ugiye kugikora, nawe uri bugikorane nabo abo bagomba kuba bari bo. Twakiriye periode nshya yo kugira neza kwawe ku buzima bwacu. Twatuye umugisha ku bakunzi ba message y'umunsi, ugambi Imana ku buzima bwabo, imibereho yabo ihindukire imbere yawe, ubuhamya buze bwisuka kuri bo kandi binjizwe mu isezerano ryawe, mu izina ry'umwami wacu Kristo ukomeye. Sabiye umugisha basangiza abandi ubutumwa hirya no hino kugira ngo bugere kure kandi bukize benshi. Neza yawe igaragare muri bo uyu munsi n'iteka ryose. Amen.